nindara ku muhanda uzarara ku muhanda muri Kigali. Njye se sindi umuntu nkawe. Ariko abakozi n'abazamu mugira ikihe kibazo mutwe? Muba bazima muruzura cyangwa? Icyo numva nagufasha right now kuguha akazi hano muri company kandi mu gihe utarabona uburyo bwo kwinstara ukaza mu rugo ufite inzu nini cyane ni ngari. Ako no wasaze si gusa. Urambwiye ngo uje kuzana umunyacyaro mubane hano mu nzimwe we nawe. None se bitwaye iki? Cece, kugeza n'isa sindagusobanukirwa. Gusa nsanze nawe ubwawe utarisobanukirwa. Uriya musore nawe waharagumbwira w'igitangaza cyangwa ntegereza undi hari undi uri inyuma utaraza. Niwe nakubwiraga. None se gutwaye iki? Ntibaza impamvu kasezeye mu rugo tugahemba neza papa gahemba neza ntako atagize. Kumbi kari kaje kuba hano. Irangegera umuzamu yakoraga mu rugo Cece. Koko afumba baricaye. Sinenzi yuko ari bamuzamu wazumbwira. Gusa nizeye ko atari byo bikubabaje. Ariko nanone afi. Niba ari n'umuzamu bivuze yuko ubuzima bwe butahinduka. Cece, ushobora kuba wirengagije ubuzima tubayeho buhenze. Nta kuntu wabona n'umutindi nk'uyu ugitega igare. Ndakugaye cyane cyakora. Cece, umukobwa nsanze hano niwe inshuti yawe ambwiraga. Nyine ni umushuti wanjye turakorana ashinzwe ibintu bya marketing muri company. Nanjye ndamuzi nahoze nkora iwabo ubwo naje hano nari mvuye iwabo mu rugo nakoraga akazi ko buzamu. Twabiganiyeho ntabyo nari nzi. None se ko mbonye ugarutse winjiye utishimye bigenze ute? Nta kibazo twapepa nyine n'akantu gusa twaganiyeho tutari twahujije neza ariko nta kidasanzwe sibyo? Reka ndebe nitegure ejo dutegure ifunguro ubwo ejo n'akazi warize. James. Ni meza ayawe. Shanange ni meza. Ndangayitse cyane. Naguhamagara ntuyitabe. Nakwandikira message ntunsubize nibaza icyo wabaye kanyana. James mbafite akazi kenshi rega nta mwanya nkibona wangisha. Nonese Cece. Wabaye iki? Ntabwo ndabona umwanya wo kumvugisha. Ariko basigaye nishyushya cyane sinzi ikibazo. Ntabwo ari kukuburira umwanya ubundi ndi bize ariko nanone reka tuze kuvugana hanyuma sibyo? Okay, sawa. James kuri hano. Wakoze? Ni sawa. None wakwica turasana. Oya nari ndi kwihuta ari umuntu turi kumwe. Ahubwo nuko nari nshana mu gusuhuza. Nari nanze kugera nta gusuhuje. Nende hano bari mu kabreke nende kumuga. Ahubwo se ko wananutse. Birebera mu kagira inkuru rero. Kwicara mu kubwira ni Mbese bakoze Sinakuri ko ndi kwihuta se ahubwo bwira ku kazi barakwirukanye akabyo bigongakishije. Akuceceke wa muntu kumusanga mu mwana nira. Tumanje ahubwo rarimerewe. Ngize ngo Cece arakubwiye. Bazi iminsi mvugisha Cece. Ntanyitabe. Namwandikira message ntansubize. Najya kumusura iwe ngasanga ntaho hari. Mbese
birenze uko bitekereza. James, ibyo bigatuma unanuka? Ntuzi ko iyo amazi avuye ngo ntunyoge uyabwira ngo nta rugero mfite? Umva James, iyo imodoka igusize utega indi bikana na Cece. Nakoze kumbaga nta kintu ko nyuma ya Cece kandi mukoma nshaka umwana wa mutima wanjye. Amata amenetse akorora isazi. Ariko uranakunda, noneho nakwanga uzajye kwibera padiri cyangwa frere. Byore inzira nibwira umugenzi. Ibyago byose mfite uko ndi mu rukundo bafite icyo rusobanura. Sha James, reka ngende, ariko nitwongera guhura nzakubwira byinshi ku rukundo kuko nanjye ibyo uri gucamo byambayeho. Shaneri, urakoze koza kabisa. Amakuru y'iminsi sinari mukumbe bitebwo. Umva amakuru ni meza, nanjye numvaga nshaka gusura byatari. Murabanyanze genda bo. Eko kumana ibaze nakwana. Shamba mbese story mafite uzahita usange zimwe nanazibagiwe ahubwo. Umva nkubwire, ujye ufata agakayi n'agakaramu wandike kuryo nzajya nsanga nta nkuru nimwe wibagiwe. Ahubwo mbwira usigaye waraburiye kugufatisha ni danje. Cyane bize se nyine. Mba ndi bize muri weekend nawe uranze nyine mba nifitiye protein na backup mbaho nyine. Ntabwo napfa gusa nawe urazi ntubizi. Agira inkuru ugira benshi ibyo rero. Uranyiziye. Ahubwo se mbwira amakuru ya Calvin sheri wawe. Ego kureka wimbwira amaye batakigira n'urwara rwo kwishima. Kuniririzwa nta nsuzugura. Ubu ngewe urwego rwanjye abona rwo gukomeza kundana Calvin ntabwo bibaho rwose. Ako shahara umwana mubi wanze Calvin ngo niko nta mafaranga akigira. Wakwereka Cece yaragiye turagura agashonje kari aho ko ku muhanda. Nako reba wandi wahoze ari umuzamu mu rugo. Abana basigaye bameranye neza. Shuwa umwe witondaga wicishaga bugufi. Sha reka wimbwira ibyo yamuhirimbira. Gusa sindasobanukirwa ibyo na Cece, sindamenya ibintu barimo mu by'ukuri. Ahubwo se reka nkwere passe wanve muri ibyo. Icyo ngukundira rero yima igishyushye taraba amateka. Hari ibisaza bibiri bigiye kuva hanze bizanye ku madolari. Ubwo ntacyo wumvamo koko. Umva wenda kwizeye ako se ubundi afireka nkubaze kuhembwa menshi kufite n'ibisaza ukura menshi ayo mafaranga ubundi yashyirahe? Ibyo urabivuga se urabizi. Umva mu minsi iri imbere shaka kuva hano kwanza nkajya kwibana rwumva iwanjye aho nzajya nkora game zanjye zose neza. Ndi ngatangura akamodoka ko kwitwaramo. Ahubwo birakumfata neza aho njye ngo hari ifite. Mwana uzi ko utoroshye muri game. None se no kuva mu rugo ukajya kwibana nabyo birimo? Gusa ujya wibuka ko n'ubuzima ari ngombwa. Mbashaka cyane ibintu kansetse. Rego umuntu aba ari mu buzima kandi apfavutse. Sha afi ndagusuye rero turaganiriye. Ubwo deal niyo. Shagu nishimiye kuzana nawe hano hantu ariko ntabwo ndagusobanukirwa neza. Kuransobanukirwa neza ko nzi ko nakwigiye bihagije nibutaho utaransobanukirwa. Ese ukunda iki mu buzima busanzwe? Nk'iyo umuntu akubabaje bisaba iki kugira umuharira?
mu buzima busanzwe nkunda umupira. Niyo umuntu yankoshereje niyatanze imbabazi njye njya kumusaba imbabazi kwa ngo numva umutima wanjye ubohotse. Ariko sinjya mbabarira umuhemu. Okay. Byiza cyane. Nzaguherekeza tugende kureba umupira. Uzanyemerera? Yego nzakumira nta kibazo. Thank you so much. Ubwo se Cece. Wowe ukunda iki? Sha jewe nkunda gusoma ariko kuririmba naho bikaba akarusho. Uribuka wa musore uhora uza kudusura? Uravuga wowe? Ntabwo wibuka wa musore ukunze kugendana gitara uza mu rugo? Ya, ndamwibutse. Ndisha bizi cyane azi kuririmba no gucuranga. Ubwo rero nazi nzakuririmbira. Uzandirimbira cyane. Bizabishimishije. Nzabikora rwose. Uzabyemera? Ya, nzabyemera. Akahe karirimbo? Akariko kose kazanshimisha. Nzakuririmbira turirimba tw'Imana. Ashireho na kurukundo. Mwakoze cyane. Sha kera rero ifite inzozi zo kuzaba umuhanzi w'ikirangirire ku isi yose, ariko nyine iminsi yaransize. Cece, mahirwe aracyahari. Nanjye nsigaye mbona ko byose bishoboka. None se ubwo wowe wumva wifuza kuzaba iki muri kazoza? Cece, ubu ntacyo nagutangariza kuko nawe ameze nk'umuntu ukurota ku manywa cyangwa ameze nk'umukinnyi wa filime, ariko numva imbere hazaza bizaba biri gutya. Urazi izere gusa kandi ukore cyose bizagenda neza, ikindi nacyo ntacyo uzamburana, sibyo? Icy'ingenzi ni uko ufite ubushake, wumva wuzuye imbaraga zo gukora, ntabwo ishobora kunanira. Yego ndibona ko ntacyo nzakuburana, kandi nanjye nzakubaho uko bikwiriye, kuko uri ifatizo ry'ubuzima bwanjye bwiza mfite uyu munsi. Cyakora ufite zahabu utapfa kubonwa na buri umwe wese. Ni byose ayo magambo hari umuntu wigeze kuyambwira atarava mu mubiri. Nibyo buriya yari yabibonye. Ngaho rero niwishime, ntuzongere kujya ugaragaza agahinda uterwa n'ibyashize. Igihe ufite uyu munsi nicyo cyawe, kwiye kugikoresha neza. Amahirwe mfite ntagiye nshobora kuzayapfusha ubusa. Ni byiza rero shago, sibyo? Then after hari akantu nari naguteguriye ni nk'impano, ubwo you will check. Ni byanjye cyane. Sawa? Karibu James. Mwakoze madame, nari gukumva. Urakoze cyane. Akazi karagenda se? Yego karagenda. Ngo ndashima. Nari nyuze hano ngira ngo usoze hashize iminsi myinshi nakubona. Nawe wari umwumva se? James nyine bisa nkabyo. Yarambwiye ngo kunkumbura ngo bisa nabyo. Ndibaza kuva ryari usigaye nkumbura bisa nabyo atari byo. Ega nanjye sinjye kwisigenda n'iminsi uko igenda niko umuntu arahinduka bivanye n'ibihe umuntu aba agezeho. None se hano nshaka kwibaza ibintu haba byabihuriye
nakuriya kuntu naguhamagaraga ntufate telefone nkakwandikira SMS ntunsubize. Erega James sinokubesha jewe nakohereje ubutumwa gasa nkaho bwisobanuye ofete iyo ukunda umuntu n'ubundi mushakira umwanya uko byaba bimeze kose mu bisanzwe inshingano bise nyinshi cyane then sinibona umwanya wo kuvuga ngo no umwanya uhagije kugira ngo ushobore kuzana pikinga amakuru yose umamagara nyene nkuko ibihe byagiye bihinduranya n'urukundo rwagiye rugabanuka kugira nawe sinkomeze kukubariza ubusa kandi nanone nandi sinishakemo ikintu nagifise nahisemo gushira iyo distance kugira ngo ubibone ariko nanjye narabona ati ahari maybe uzotahura dushobora gusobanukirwa icyatumye nanjye kijya leta bivanye n'imyitwarire yacu nanjye siko babinyorohera ariko nanone simba shaka kugutakariza umwanya no urumva iminsi yose umuntu amaze arwana n'amarangamutima ye n'ihangana guhamagara utitaho nta kwandikira SMS ntunsubize mu myaka 7 tumaranye amezi make niho umuntu ahinduka utahindutse mu myaka 7 kabuye guhinduka mu mezi make dore niho bisa nkaho biri gutangira trust me ndagukunda. No James no stop it. Cece hari amadokima narinzanye ngo musinyireho abantu muri kampani ya IKIRIYO Rwanda. Genda afya mushiri yo kashe. Nigo murakoze. Afya boss yaramaheze impapuro ngo muziteraho kashe. Hanyuma se hano niho nkorera ntabwo uzankorera. Bose bamakanya tukazajya tuvuga. James urabizi ko na mbere twari inshuti isanzwe sibyo then hari igihe birashoboka ko umugenzi ashobora gufata urugendo at the end of the day akabona ko rutamugeza ahari kuja rero bikaba byiza ko umuntu ahindura kugira ngo ntatakaze umwanya nanone ntabangamire umugenzi we ariko imwe nibaza ko byaba byiza twese dusubiye kuba inshuti bisanzwe ariko atakirenze. Inshuti usanzwe ushaka hagati yanjye nawe n'ubu ntabwo byo mucyo tuvugana sanzwe wabyanze undi inshuti usanzwe ushaka hagati yanjye nawe n'ubu ashaka ko tuba inshuti zo ku magambo gusa cyangwa inshuti zo ku mutima. N'ubundi narinje muri ofisi nuko twari duhuriye hano kandi aya madokima arihutirwa cyane. James kusohotse urakaze bigenze bite? Ntacyo. Imana nubwo bimpishe ushobora kuba imikiriyo cy'urukundo gusa biri kukubaho ndabizi ushobora kuba biri guterwa n'aka kantu.